ikintu kimwe uzazira utagira amafaranga uzayashaka iki gisambu kizaguhitana ubu ntabyumva ibi bintu ntabwo ashobora kubyumva ariko ni ukuvuga ngo sometime uzajya undekura gusa agende nzajya ndaraho kangahe sinakubwiye gase mwiza ubu bwanwa ntabwo bubahanda turabukunda cyane bumuhanda ubwanwa ni sawa hari icyabaye kiwerewe igicucu cy'amakuru kikuryi uyo wamukubaho ubwanwa ni sawa rata ndamukubaze iri ni ikoro rya Ruhengeri uko abwumva niko aryoherwa none injwiri ni zaso awacu ni kurakaza ubazi sawa cyane iyi ni kazarawu ariko rero ugomba kugabanyirizaho na mugenzi wawe ugomba kumushakira umwanya ariko gutwara kenshi namwemereye ko muraza 4 ujye ukandaza 3 ko mumeze neza cyane abakunzi ba Jaras Official TV aho muherereye twizere ko muri amahoro aka kanya ndi kumwe na Mr Kanyombino. Yes, thank you very much. Irazina baryongeyeho bati ntabwo igihe ushobora kubimbaza ahubwo reka tube Jaras uko iteye kubera ko dushakira uburyo bwo kuzamuka no kugira ngo itere imbere bakora subscribe cyane ukareba ko wabona link tugakora n'aba followers ukabona ariko rero urakoze cyane muri ikiganiro cyane nanga ni ikiganiro cy'umugoroba mugerageze mu nkurikire kubera ko ndashaka mu ntego yanjye guteza urubyiruko imbere kuko kugeza ubu keno ni ukwiteza imbere kuko nanjye bajya baneza imbere nkuko ushobora kuneza imbere muri Kanyombya live nanjye nkateza imbere channel yawe yitwa Jaras Official TV muvandimwe w'igikondo kabisa ntabwo twahirukanaga ariko ubu ntabwo umuvandimwe se muvandimwe bako wowe uranyongoza ushaka kugira ngo untongoze ntabwo birimo vuga uti uyu mucuti wanjye umucuti wanjye w'igikondo nawe ntacyo umaze ariko rero reka nguteze imbere ko nta kamaro ufite ntacyo maze na kamaro bavuye hano none ngo yitwa kamaro nyabaki ngo ni kamaro ariko uriya n'umuhanzi ukomeye ufitanye n'indirimbo aragenda akora akantu gake n'ubu ejo namuteje imbere kugira ngo dukore indirimbo hamwe tekereza Kanyombya yaririmbye noneho ntabwo yacurangiza gitari yo ndayishobora gato gake ariko hari ibindi tugomba kuba tuganisha imbere kugira ngo tubigereho wabonye ko hariya bari gukata keke biri kugurumana wowe ufite anniversaire nta mururumba mfite niba ufite umururumba birakureba iyo keke ni yabo ntabwo ari yawe guri yawe ubikore iyo keke ni anniversaire wowe ntabwo ufite anniversaire iya keke ni usambanye thank you very much oya iya keke ni bagare usambanye abazemera kubana uzi ko ingo z'ubu ngubu muri iki gihe zigenda zibana zigatandukana mukabana mugashwana ibintu nk'ibyo nangwa kaza aziko ngo ufite nk'akamodoka nabonye hano nangwa afite akazi agashaka umugabo ufite akazi undi agashaka umugore ufite akazi ibyo bintu n'ubuntu bw'ubutindagasa ntazi ariko rero ugomba kubana n'umuntu mu urukundo ntabwo rugira ikiguzi hari aho bihurira na filime n'ubundi uri gukina nabonye ufitemo abagore babiri filime ndi gukina rero iragaragaza ko Kanyombya live iragaragaza ko kugira ngo uzashobore kujera abari abagore ni ibintu bikomeye ugomba kuba ushaka abagore babiri bitari umururumba ukaba uzi kubajera beba bajera gute ayiwa data we urabajera abazi gukora mfite igikoresho ni ukugira ibikoresho n'ibindi ukagira uburyo ukora umugore akishima nawe ukishima ukajya kureba rero ugasanga bariya abagore kugira ngo uzabashobore nuko uba ufite icyo bita imbaraga none se ugiye kumera nk'awa mugabo none se ufite urutege rwa babiri urutege ntabwo rukureba ninjye wiyizi njye nyine ariko rero ugiye kureba wowe hari ukuntu ikintu kigeze kugenda baragishingira cyari kiremba birangiye kiraryama
umugore arareba ati ibi ni ibiki. Sasa mbona ubu baba bafanye kitu, mbona ubu baba bafanye kitu, kuyu mugabo ndareba ngasanga ari kiberewe bitese. Aragenda baza bagenzi barababwira se ibintu ko mbona ndyama nkaryama n'umugabo wanjye nta kintu kiri kujyayo bitse no munagana. Afunga imizigo aritahira batize kucyuje bati ndaje nanjye ndiziye ndatashye. Byabaye bitese bagukubise. Nakubiswe n'urwangubise, nakubiswe n'urwangubise, nakubiswe nta buryohe buhari. Uravuze ngo umugabo utabasha ntiyakubaka na nyina. N'ubu ni data bukwe nyine icyo gihe wabaye ikiwerewere kwa jina la Yesu, njye ntabwo ushobora kuba ikiwerewere. Bariya banjye ndabahagije. Hari witwa Amina, hari witwa na Mwiza barahaga, ariko ubushwanyi bwabo nabo uzabuvamo. Kubera iki? Kubera kundwanira niyo bapfa. Ntabwo uzi ko se hari umugore wigeze kuvuga ati ngewe ndabona uyu mugabo wacu ngewe nshobora kumwica tukamurura twese. Ese bimaze iki? Ntacyo bimaze, nta n'icyo byakongera. Ariko ni ukuvuga ko ingo z'ubu ngubu ni ingo zigomba kwitonderwa. Ibyo bintu muri gukina n'ubundi bifite aho bihurira n'ubuzima busanzwe buhari, biragaragara ko bihari. Yego cyane, urareba ugasanga nk'abantu, mbese uri umuyisilamu nangwa uri umugafiri. Ndi umukristo. Uri umukristo? Abakristo benshi ni abagafiri. Abakristo benshi ntabwo bashaka gukemura ibibazo byabo. Umusilamu uri umukafiri? Nabanye nabo cyane, nigeze ko umuyisilamu bivamo ahubwo nsubira muri gatolika. Ariko uko bimeze ni ukuvuga ngo mugomba gusiramurwa. Abagatolika benshi ntabwo wasiramura ryari n'ubyibuka ntabwo kureba cyane hari ibyo wakoze. Siramurwa reka umugore araza kubibwira. Umugore afite mbimubaza nibaze reka araza bikongerereho. Singuye araje se ubwaje noneho ndabimenya niba usibaze niba siramuye n'abasiramuye urabaza amagambo mabi. Ikirano di ubusuye umuntu uramubasha umuhuta nakikira mukikira se ndamukikira ndise ndangwa ndi nyina yabuze ari uruhinja baramukikira ishushu be ntabwo nakwirwa gerageza urebe ko ndahiye kakabuno oya kamba kamikira shushu be atumuye intebe fata inteko niyo y'abagore utagiye kugiye gutera imbere kubera ko uzi ko twabaye umwanya ariko nabyo ni byiza. Ariko ubundi ntabwo ujya nihenda. Nibyo uyu mugabo yambazaga abaza se umugore urabona ukuntu wicaye, aba nibo nkunda rero, niyo guyange. Niwe mwiza, niwe Amina. Niwe mwiza, bon appétit. Amina ari mu rugo amaze iminsi arwaye, ariko n'ubu naramusuye ejo bundi arambwira ati winyegera kuko ushaka kumuhura. Mwiza umutware yarambwiye nkubaze niba siramuye ngo niwe wenyine wadusubiza hano mu kiganiro se. Nibabwire niba papa wasuramuye nangwa nasiramuye. Papa wanjye se nawe bijemo twese hamwe. Oya twese hamwe menye ndi buvuga ibyawe. Bibabwire none niba siramuye ntabwo bizi se. Bibabwire Azarani ngenda shaka kuvuga ibintu uko bimeze by'umwanda byavuyeho nta mwanda ngira. Oya kutangiye gushyiramo ibintu se byo kujijira kugira kutabivuga byo kopeza arasira usini gute wowe Kanyombya yaba wadasiramu nago yala nawe urasiramuye ahubwo ni njya gusiramuye byatari zajya gusiramura buri munsi gusiramu abazanyoye n'abadamu barasiramura. Tumaze kujyana abana bangahe se ko ufite umwana umwe afite uruhinja. Ni blague za Kanyombya baganira. Ni blague ati umwana umwe yabyaye ejo bundi uruhinja. Urukundo n'uwe kuryohereza ari Amina cyangwa Mwiza. N'uwe kuryohereza mu rukundo. Urukundo ugendere ko Mwiza ari hano ushobora kuvuga uti umugore reka ngwire wijye ubaza wa muntu we wijye ubaza aho ingoma zikubitiye zikazana imirishyo niho heza. Bose ubigize neza ndahemera, ubigize gutya nkahemera. Ya najya à droite ngasanga sawa, najya à gauche sawa. Niba atabigize neza ngenda taha. Hakuna blague. Nabo bazajya birwana. Bandyohereza. Namarushanwa. Ngo nguki? Namarushanwa.
ntabwo ari amarushanwa Nta jya marushanwa, umenya ko uri umugore na mugenzi wawe ari umugore ntabwo ari amarushanwa niba utabikoze neza kugira ngo nyine ugume iteka ryose wowe umeze neza ndayi iwawe none tukabikora nabi ndajya ahandi babikora neza nawe ujya ubikora neza jya ukora exercice oya nta na rimwe ariko byaba bibi erega ugomba gukora exercice ugakora competition kugira ngo urebe ko niyo navugaga ntabwo ushobora kurya ibiryo bibi biragaragara ko Kanyombya atakwisondeka kutabimbwa ni ukumoka kabisa bimbwa ni ukumoka niko ugira ngo ugenda nijya wumva ngo mu muryango ngo munyita yaraje noneho cya gikoko kiraje niba utaryohereje ndajya ahandi inshingano zacu ariko ni ukugufata neza ariko biri kose mwese mugomba kugabana inshingano zacu ni ukugufata ni neza ikiganiro ndi kuganira nkubwira ngo mugomba kumfata neza si nk'ibyo se ushaka ibi nibyo byiza sasa uyu atwaye igikombe byo wepiya atwaye igikombe rero bari kukwepiya uyu atabikoze gutya nawe ni uko nzarara hano kabiri ndare hano rimwe kubera ko uyazi gukora cyane tayari bamaze kubirangiza mise mbimenya ko mwiza ari urenza amina azi misiyo azi misiyo niko none se iyi filime wenda muyikora ngira ngo twa turimo tubiganiraho mwiza iyi filime intego hanini mugendereye ni ni ukumvikanisha mu muryango nyarwanda cyangwa se n'abandi bose babasha kubikurikira bakadutega amatwi bakasobanukirwa ibyo turimo dukina ibyo ari byo no kugira ngo mu muryango habeho ubwumvikane hari igihe wisanga uri nk'umugore wa kabiri cyangwa uri umugore wa mbere wabona umugabo azanye undi mugore intambara ikarota ugasanga abana inzangano mu bana ugasanga abana bakuranye uwo mwiryane n'iki abagore bararugana barajyanirana mu bapfumu hakaba igihe umugabo wabigendeyemo bakamwica bati wenda twese tumuhombe iyi filime rero ni ukugira ngo abantu bamenye ko abantu bashobora kubana mu muryango kandi bakabana neza nta mwiryane ibyo byose harimo aho bazasanga intambara turwana tugira iki ariko ntabwo ariko byakabaye bigenda ariko wavuga ko turwanye gufuha bimaze iki ese gufuha bizana amafaranga gufuha bizana urukundo rukomeye urukundo rurenze urwo waremanywe kuko baravuga nk'iriya nabaye mu gihugu cy'u Burundi hariya bakayavuga ngo oya ni mu Rwanda reka karirimbo urukundo ni rwogere none se urukundo tugiye kuvuga ngo urwo rukundo none tujya kurucuruza mu mafaranga no mu bindi bintu ariko n'abatarugira urukundo ni rwogere mwiza arabishoboye ubu ni ukuvuga ngo rero gufuha ntacyo bimaze gufuha ufuhira umuyaga uravuze ngo nyine wemeranya noneho na ya mvugo ya Kigali wisheya mbese buri muntu n'undi ntaribi mbese abantu bahererekanye ibyo ariko rero ibyo nitore nayo bitoye natoye mwiza ntora namina nabanjye ariko bivuga ngo ugende ubwerabwera niba ari kubwerabwera rero urukundo rusakare urukundo ni rwogere urukundo ruharabike ntabwo nzi ko Kanyombya aba yazi kuririmba ngiye kwemera ko yandirimbo yawe n'akamaro ihari guharabika rero uko kwiyarabisha guharabika urukundo nuko nzi ko mwiza ari uwanjye amina nawe ni uwanjye bose barasangira ariko basangira akaryoshye bakakagabana nko kuvuga ngo urashaka byinshi undi arashaka bikeya no mugomba kugabana ni nk'uko ushaka kuba ufite abana mu rugo umwe ukamuha agakati nawe ugafata icyayi kitarimo isukari ukagira umwe kirimo isukari undi n'umwe kirimo isukari bose ugomba kubashyiramo isukari zingana ugafata akayiko tubiri niko bimeze sibyo siko mwiza birashoboka ko abagore babiri babana ku mugabo umwe bakabyumvikanaho nyine ukurikije umurongo wa filime muri gukina biragoye ariko kandi birashoboka yego bisaba iki kugira ngo bisaba izo ngorane bazifuha bisaba kwihanganirana bakagabanya ikintu cyo gufuha ni ukuvuga ngo bakumva ko uwo muntu ari uwabo bagomba kumutekinga keya mu buryo uko umwe ashoboye akagerageza ni ukuvuga ko ari umubiri umwe ku mibiri ibiri
ntabwo ari bya n'iby'imbiri bibiri ni umubiri umwe ku bibiri ariko mukayigabana ni imibiri ibiri ku mubiri umwe imibiri ibiri ku mubiri umwe mukayigabana mukabifata mugakata hagati bababwira ngo murye uwo mubiri ntabwo mwawubasha ariko ni ingirakamaro kubera ko ntabwo mwawupfusha ubusa ariko ni ukuvuga ngo mugomba kuwugabana uko ugana kose yego ngo yego singuzi arabivuze so rero ni ukuvuga ngo hari ibintu mwiza ntabwo ajya impaka cyane nacyo bituma mvuga ko uyu mugore mukuru ntabwo ajya afuha ariko Amina azadukura ku isi niba mwiza adapfuye nze nzapfa ni akahe gasene mwakiriye mwiza kakakugora muzo muze gukina zose agasene twakinnye kakangora ni agasene ntabwo ari cyane ariko akabaye nk'akangora ni igihe bamamagaraga we na Amina bari mu gitanda bari mu gitanda hanyuma mpamagara mu cyumba cya Amina kandi njye mfite igitanda cyanjye mfite icyumba cyanjye na Amina nawe afite igitanda cye afite icyumba cye hanyuma rero ubwo urumva yari yamuraje ngiye kumva numva arampamagaye ndavuga nti koko ndagiye mu cyumba cya mukeba gute ariko kubera kumwubaha kuko mukunda ndamukunda mugabo wanjye ndanamwubaha ndenzaho ibyo byose mbirengaho nditaba mageze rero nkorera ikintu gikomeye cyane aturira uburiri gikomeye kubera ko nawe naramuhaye kundi naramuhaye arambwira ati ubu ngubu ngiye kujyamo hagati ngwino uryame hano mwiza no impamvu byankomere ni urujisho nabonaga mukeba wanjye ndeba Amina akajya ndeba nabi cyane urumva yarabihiwe yifataga amenya wenda nk'agasuzuguro se cyangwa se akabona ko yantonesheje yankundwakaje kumurenza umugore mukuru oya ndakubwiye umuntu nk'umutobe ibyo byagoranye rero kwinjira mu mashuka y'umugore n'umugabo nawe ukinjira noneho njye mu bindi burya imbwa irya igufa yamara kurya igufa ikariguguna yamara kurya igahaga yajya kubona baheye ya mbwa yindi ugasanga irareba ati we namuna gani we unakula nyama kuko iryo gufu uri kurya igufa namuna gani niko kundi rero ureba azi ko yariye yahaze ahubwo yango maze na mugenzi we atangira kumureba ikijisho ariko ngo ijisho araritinya kandi akana akanyabwoba ndakazi nakagore kanye kagira ubwoba cyane nagakunda amatiku n'amahiri kuri rangingo hari ukuntu bavuga ngo hari bidasangirwa ingingo ni yizute ibyo ingingo zanjye nizo zikubwira wimbaza ingingo wowe urasangira niba ufite ingingo iwawe genda iwawe abanyarwanda bavuga ko nyine bidasangirwa ibiki biryo ira gahunda uzazi wanjye hari rasiyo ubutanzi wanjye niba nta rasiyo utanga iwawe ntabwo wemere kurya iwanjye ariko ngewe ndazi ko Amina buriya ni umuntu ufite akabanga ashaka kurya yitonze naho uriya we ashaka kungotomera bityo rero ntabwo ari byo ariko ntabwo tubazakoze ukuntu ushaka tuzakora ukuntu mwiruka neza inkwano wazana nibuze agukwe tukongera tukareba ziriya nkwano z'iwawe wowe urashaka ko we bagukwa oya gusubiza inkwano z'abarebana inkwano za Amina z'iwabo wa Amina ntabwo wazigarura Amina se ntabwo mukunda shahe ndamukunda ariko reka rero yo kugenda kandi induru ye ituma nagukorera icyo kibazo nzamuzagurika uzuhuzagurika ntabwo rero kwabiseka araze buriya rero yeje muzagurika namwe yatewe uzawashizemo wakoze akazi nkuko gasanzwe nk'inshingano zawe uko zimeze ariko uba washizemo adusanze hariya yadusi dore yarumye ariko turahari kugira ngo utohe none ndi umunzeze uri inyume oya ngo ndi inyume ngo narumye ndi umunzeze n'umunyamakuru ntabwo ari njyewe ariko rwose shehe ntabwo ibyo bintu ikiganiro kirasekeje ariko umugabo ni uwumye umugore n'utose none umubaze ni wowe utose nangwa ni Amina gahunda zo gutota ntabwo nazimenya ibyo ni ibyawe ubwo ahubwo niwe watubwira muri aho wowe byumva ute mbona Amina ari sawa da uravuze ngo twicaranye na Mukagatare rimwe na rimwe yari Mukagatare ninde si uvuze ko Amina niwe sawa Mukagatare ntabwo muzi yitwa mwiza ntabwo yitwa Mukagatare ahubwo biriya bintu byo gutoha byanduza rero ni hatari sinzahora ngura matera buri munsi ngura matera buri ukwezi ngura matera kubera iki Amina burya reka fuhe ni mu gihe muri azi akazi ndakazi
afite uruvuga azi akazi nkora ariko matera maze kugura matera 3 kugera kuri enye ariko nakomeza biriya ngenda bireka ndigira kuri uyu kubera ko nabone kuri amafaranga none se kukurira system ari gihe bavuga ngo hari abantu batazana karemano systeme yitwa nde systeme niwe mugabo yo kurekura hari gihe abantu bavuga ngo hari batazana karemano nyine bakagutuburira we nta urabisuzuma neza uko babiri hari systeme na karemano abo bagabo babanye niyo bazi banje se nta mugabo nabo ni wanje aza gutokoza umugore wanje ndabe abo bagabo nabihorere nta bagabo bajya bagenda mwiza we ariko nawe wige byamugeze wa kuko mbona twaje kumba kujuzana iyo utashye mwiza gukumbuye n'iki ahita gukorera angura nk'ibyo nuko abikora rimwe gusa kabiri ariko uzaramurusha amina aragakumitwa n'inkuba we amatera nayagurishije hari abantu bajya baza kugura amatera n'inkweto n'imyenda nta myenda ukura hano nta matera zo kugura tukabaha biriya nyine biriya nyine bitose byabijyana bitose yabasha none mbuza amafaranga yo kugura za matora ukora nkawe ntibuze kabiri niho bipfira hombye urugo se hombye urugo tuguma tugura amatera none ugiye kugira yewe ngomba gushaka bya jambo bavuze n'iryo ase abagore bako bataguye igitekerezo cyo kugura kwire byibuze ujye uzana ibintu by'umwuma de urushaka kunzana ibintu by'umwuma iyo nyota ntabwo ari yo kazi iyo nyota ni mbi cyane ibintu by'umwuma kumba kugira buriya rero nibyo ariko ibiganiro biragwira ko ushobora kuzasanga nagiye nageze i Kanombe ngo mbo nini mbo franga yangu mbo amafaranga yangu mbo c'est-à-dire quoi atangiye kumenya igifaransa ngo c'est-à-dire quoi ndakubwiye ngo ugomba kumenya gutoshya nka mugenzi wawe ariko ibi byose turi kuvuga impamvu turi kubikomozaho nuko bishobora kuba n'ingingo zituma ingo zisenyuka nabyo hari ibibura nabyo kubera ko mwiza ndamukunda ntabwo namureka burya iwabo bamfashe neza natanze inka bamanura indi ariko iwabo wa Amina nayigejeho bahita bayirya ku kanya tekereza gutanga inka y'inkwano bakayirya barayiriye direct ariko niyo babakirije aba bamanuye indi dufite inyana mu rugo wow ariko ko mwiza afite karite nyinshi erega nawe ariko asha Amina we aryoshye bararyoshye n'isukari ko kiwerewere cucu ntabwo ari kuba ibyo buryo ariko Amina uriya ntabyo navuga kuri we kereka uje kubyirebera azaze aza ninde wamwemera kugera muri ruriya rugo koko ariko umuntu azajya arya ipine nawe karibu oya ntabwo narya shikarete nawe ngo ese nk'ubu ngubu umwe mu bagore bawe wagize undi mugabo akunda wabyakira inde mwiza cyangwa Amina ntabwo namenya tuzabereye utaha ariko sha ndakuraye ngufashe oya turabawe homora turabawe nureba ko atajya afuha ariko kiriya cyo kizaduhitana uriya azaduhitana uriya betwa n'inkuba uriya uziko ngera mu rugo navuga assalamu alaikum uriya azanyica ariko nkamwinginga ikintu akunda amafaranga muha amafaranga akaziba nicyo akunda wagira ngo azaheka banki ku mutwe ariko Amina we ndagukunda ariko uzajya ufasha umwe amafaranga tumugure nawe ubundi azatwasa tumugure se twungukire uzi intege zawe iriya pine actros azakugwaho ni atari ariko igihe umuha amafaranga aratuza fasha rero kora cyane ukora amafaranga ugomba kuguha gahunda yo kujya gushaka amafaranga asike tubishake tumuzibye narira amafaranga tumuhe amafaranga asike twikore ibyacu ariko ejo harya waramaye kabiri amafaranga se amaki niyo kugenza se iki n'amafaranga yo guhamina aramereze yo guhamina tugahunika twahamina naho ayo mafaranga yitwa kabiri ariya ni gatatu none ifaranga rigira nombre ifaranga rigira umubare 1 2 3 rimwe kabiri gatatu wamaye kangahe n'amafaranga 3 wala turamiri nayabizi 3
gatatu ni byinshi ariko ushobora kuba twamiyo ariko niko harayo wariye sha ariko sha utariye wakwigira ibingi bavuga ngo gatatu nta muntu ariko wabaho atanariye wajya gusenga utariye ntabwo wabaho wajya gusenga ushonje wapi none se igiki bavuga ubu wakubwira ngo genda uvuge disikuru hariya uvuge ndavuga gutya bakugira nk'umuyobozi ukajya ari ushonje wavuga iki umwuka wakuva ntabwo wabibasha none se nuko rero ubwo utatubeshye kanyo rawundi 3 wazihirika neza rawundi ni igiki amatura 3 yabuze abagabo Nageze no ku ageze ku mugabo witwa rawundi uwo mugabo witwa rawundi avuye ngenda kubwiye ngenda fuwa nta muntu ushobora kuntera urugo uwo rawundi nawe umujyana ahandi ntabwo ushobora kumwemera saba abagabo barashaka iki ko wihagije wanguke abo bagabo barabazana bashaka ubwo nabwo ni uburyo bumwe bwo gufuha kugira ngo tutabona amabere ye ushaka amabere se nabuze ko kuri busheri babaze abaye amabere n'ubusheri none wagiye ugafata inka bazibaze zifite amabere ihene zifite ibindi sigaye kubona abantu bagenda barya brochette ngo niba niza amabya kwanza ngo ni amabya y'ihene biriya bintu uzi ko ari umuziro ni umuziro cyane ubu nturarya amabya y'ihene ku izina rya Yesu biriya mu bwoko wacyo ntabwo dushaka kurya biriya umuntu wabaye inyama ikomeye wariye nk'umuntu wabaye muri Kongo utazibagirwa n'iyi inyama y'ibitotsi y'umwijima se mvuge y'umwijima inyama y'ibitotsi mwiza arasinzira tugasinzirana akagira ibitotsi byiza namukanguraga akakanguka nkarya inyama y'ibitotsi rero kwaje ariko shaho saru arayitanga yose ntabwo ari saruwa ni Amina ubwo n'undi wo ku ruhande uwo ku ruhande ni abagore babiri n'ubu turi kuvugana hano arubwo dusanga hano reka tuze kureba uburyo turi kuganira gutya ni uko azwi ku izina rya saruwa rya Amina ariko na saruwa naryo ni irye nuko atarikoresha muri none ndarivuze ni saruwa n'uyitwa Emi no kwiranga mu niko bita ako sabo jya kuzana ibintu by'imikino hano ni by'ukuri ngewe njyamana namwe mukishima undi akishima ariko uriya azatuvanamo iyo kotsa walahi azadushyira ku mushito iri ryinyo ryagiye ingumi ni ingumi azanyica kandi kubera wowe kora cyane uzana amafaranga tugende turebe ukuntu bizagenda akunda amafaranga we ariko uzi ko ameze nka nyina akunda gukunda shede n'amabukwe yaragowe burya cyane hatabuka bajya bagikubita nimugoroba barakikutiyagura nubwo nagiye gusaba hariya kubera gukunda Amina ariko databuka arakubitwa mana we mbega inkoni umura nzajya mugukiza nuko azatwicana ariko kumunyiza n'amafaranga without money we are there for the fight gusa ntabwo ari cyo numva shashe sa cyo ni iki uvuze ni cyo kiri ubashirize akanyam by'igifaransa ndabizi ko kiza ntabwo nyizi ko kabaye nk'ubishiwe iki kintu kiberewe ni ikigoryi abaye nk'ubishiwe rero mbwire twebwe ni ukuvuga ngo ubu ngubu necessairement abagore banjye barankunda pe kimenyimenyi mfumbata pe bikwereka ko nitubizira tuzabizira ariko ntabwo ukunze kandi abikubwira ikintu kimwe uzazira utagira amafaranga iki gisambu kizaguhitana ubu ntabyumva ibi bintu ntabwo ashobora kubyumva ariko ni ukuvuga ngo sometime uzajya undekura gusa nzajya ndaraho kangahe sinakubwiye gase mwiza ubu bwanwa ntabwo bubahanda turabukunda cyane bumuhanda ubwanwa ni sawa hari icyabaye kiwerewe igicucu cy'amakuru kikuryi uyo wamukubaho ubwanwa ni sawa rata ndamukubaze iri ni ikoro rya Ruhengeri uko abwumva niko aryoherwa none ni injwiri ni zaso wacu ubatse sawa se iyi ni kazara
ariko rero ugomba kugabanyirizaho na mugenzi wawe, ugomba kumushakira umwanya. ariko gutwara kenshi namwemereye ko muraza 4 ujye ukandaza 3 hari icyo bitwara kuko ibyo bintu wowe ikintu ugomba gukora kizi gukora kenshi cyane none ningerayo nanirwe nanirwe ni nanirwa cyangwa niyo mpamvu gushinja kubyuka kare nubwo byabakane kubyuka kare no kumiyamura nivana aho ngaho niruka uburi muhunga himba ariko we yakuvana mu mwuka uko ngana konyine urareba ni mungana ariko yakuvana mu uvuga ngo ugomba kundushya nagerayo ugasanga ndi fake ngataha ariko ubanza aricyo gitwagira induru birashoboka. Hanyuma rero reka turebere hamwe niba uyu munyamakuru icyo abonye najyanayo amakuru nayo ariko muviyo icyo niyo kwabwira rero ubu ndumva rero twari subscribers muri hehe mwarebye filime yacu yitwa Kanyombya live mukayireba mugakora abonema filime ni saga none tukareba Kanyombya live hayo muri Kongo ngo bakora abonema hano abonnez-vous kuri Goma ibukavu imasisi nade byaraye n'ikincaza tukababwira ati tu peux fermer maintenant l'abonnement sala na abonnement yo touché na abonnement wana ukomona ndenge nini filme ya Kanyombya live ndenge zali yibate wana ukoyeba saga to eza filme nini na basi mibale na basi mibale penga mobali moko balingi babu mangai na ndenge ya kosala na mbeto wana oyebi yo yeba yango wo bimenye ko mu buriri umuntu ashobora kuzahazira nangwa use ukazahavana umwuka muki cyangwa ukavana imbwa yiruka na ukavana imbwa yiruka byose byakubaye ntabwo nari nayibona ariko ndabona amaherezo y'injangwe ni hehe mu ishyamba amaherezo y'inzira ni mu nzu naho musezera abantu bari bakurikiye iki kiganiro nka couple. Okay, reka tubabwire rero ko mugenzi wacu yaduhaye inema yo kugira ngo tubone ikiganiro hano kuri Jalas Official TV. Ubwo rero nukuvuga ngo ikiganiro mu gikurikirane mu kuri subscribe ni buryo bwo guteza imbere bagenzi banyu n'abandi bose. Can you do some subscribe for our channel? You know the channel, the name of channel is Kanyombya Live, and you do the link and you make some followers following and the followers leave you. Okay, bye. Niba muzi kubikora rero mubikore turi kumwe. Icyo twababwira abadukurikirana nuko tubakunda cyane. Yeah. Kandi amakomantere yanyu turayasoma tukabasubiza kandi turabashimira cyane abadukurikira. Dukomeje kubashishikariza ko mwagana kuri Kanyombya Live hama mugakurikirana ibiganiro byacu, mugakurikirana filime Sagatwa, mutibagiwe no gukora subscribe kugira ngo ibagerere ku gihe. Ikindi kandi mutibagiwe gusharinga kugira ngo bagenzi banyu y'abaturanyi ukweza kwa bagenzi banyu abaturanyi ibikorerwa kuri Kanyombya Live. Cyane tukababwira inshuti ziri muri Amerika, ziri muri Canada, ziri muri hariya hejuru mu bukonje ndahareba muri Mississippi Missouri muri Mississippi dufite inshuti dufite no muri Missouri Mississippi Missouri tukareba tukamanuka muri Brazil tukamanuka muri Argentine byarangiye tukareba ni USA United States of America tukareba abitwa ba mama Deni nikozesha bite byawe aho ngaho tukajya tukareba niba mugenzi wacu uri hariya nawe agerageze kugira ngo turebe hamwe uburyo twakora subscribe kuri Kanyombya Live and bye. Allez, bye.